Inshuti bakunzi bacu twagarutse ni City Boy TV cyangwa BTV nkuko tumenyereye. Nge ndi Oswald Niyonzima ndi kumwe na mugenzi wanjye Dr. Uzziel Manirareba. Twagarutse kongera kuganira nkuko twabasezeranyije, n'ubundi turaganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe ariko cyane cyane twibanda ku mwana. Ese ubuzima bw'umwana cyane cyane bariya bataramenya kuvuga cyangwa se n'abageze mu cyiciro cy'imyaka iri hagati ya 0 n'imyaka 5, abo bana bangana gutyo, iyo bafite ikibazo umuntu ashobora kubimenya gute? Ese yabafasha gute cyangwa se yabarinda gute ibibazo nk'ibyo ngibyo? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho. Numva ni ibintu byiza kugira ngo tujye tumenya abana bacu kuva bakiri batoya, kuko ubuzima atangiranye nabwo cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe, iyo atangiye atari byiza n'ubundi bisoza nabi. Uzziel Manirareba, turakwakiriye kuri City Boy TV. Nibyo twavugaga, ndagira ngo dutangire utubwira ku buzima bwo mu mutwe bw'umwana. Mubona iyo umwana akiri mutoya cyane cyane abana bataramenya ubwenge, umubyeyi amwibazaho byinshi, abahangayitse niba yibaza umwana niba azavamo umuntu muzima koko, niba se atazagira nabyo ibibazo tujya twumva bya autisme. Mbese ugasanga umubyeyi ahora yibaza imikurire y'umwana, uko bizagenda umwana azaba we. Tangira utubwira ubundi umwana ukiri mutoya ubuzima bwo mu mutwe bwe bumeze gute, bukora bute? Yego, murakoze Oswald kutwakira kuri City Boy TV. Nigira ngo ni n'ingingo nziza mwatekerejeho ko twaganiraho. Ubuzima bwo mu mutwe bw'abana bakiri batoya. Abana nabo bagira ibyiciro. Iyo ugiye mu mategeko avuga ko umwana ari umuntu wese uri munsi y'imyaka 18, ariko iyo ugiye mu mikurire ya psychology isanzwe cyangwa se imitekerereze n'imyitwarire y'abana, usanga ko iyo myaka ishobora kurengaho gakeya. Abashakashatsi bagenda babigaragaza mu buryo butandukanye. Hari abo usanga bagera mu myaka, haribyo tuvuga abana n'abangavu cyangwa se children and adolescent. Adolescence kagera imbere, ingimbi n'abangavu. Yego, abana ingimbi n'abangavu. Urakoze cyane. Reka kuri iki cyiciro turebe ku bana bakiri bato nk'uko mwarimu bitanzeho umurongo. Abana babandi bakiri batumwe twakwita ibitambambuga. Umwana kuva umwana avutse kugera muri iyo myaka bavugaga mu byibuze nko mu myaka 6, imyaka 7. Ese ubuzima bwo mu mutwe bw'umwana buba buhagaze bate? Ngira ngo nk'uko twabibonye, ubuzima bwo mu mutwe tugomba kubusobanukirwa neza. Ni igihe umuntu yumva mu byiyumviro bye bihura n'amarangamutima, ariko ibyo byose bikaba bishobora gutuma abaho neza, akaba ashobora kuba yakora akigirira umumaro, akawugirira n'abandi. Umuntu ushobora kwibaza rero se umwana we iyo definition, ese ubwo buzima bwo mu mutwe naho birashoboka? Buramureba. Igisubizo ni yego, nawe buramureba, kuko umuntu mukuru wese yahereye ari umwana. Urugendo rw'umuntu mu mikurire aruhera akiri mu nda nyina asamwa, amezi 9 akavuka. Hanyuma amaze kuvuka, buriya ntabwo ubuzima bwo mu mutwe twabureba cyane umwana yamaze kuvuka. Ese umwana yasamwa ate? Ese ni ugusamwa bisanzwe? Ese ni umwana wateguwe? Ese ababyeyi bombi kumuganiraho bakamutegura igihe cyo kwitegura ko umwana urugo rugiye kugira, cyangwa se couple igiye kugira umwana, ese yabiteguye? Ese ni umwana utunguranye? Ese urwego rwari rwose umwana abonetsemo, icy'ingenzi ni ukureba ngo ese ababyeyi bo biteguye gute? Ese ababyeyi barategura ko uyu mwana uzavuka baramutekerezaho? Ese baramutegura, baramwitegura?
cyane cyane ko umwana ntabwo atungurana. Umwana ntabwo ari umushyitsi utungurana. Amezi 9 umuntu yiteguye ko azabyara, kwa kundi ajya kwa muganga ukajya kwisuzumisha akikurikiranisha. Ngira ngo aho hose umuntu abategura kuko umwana mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bwo mu buzima bwo mu mutwe azabona uruhinja, azabona umwana. Umwana rero tubone ko amaze kuvuka mu buzima buryo busanzwe, atavukanye ibibazo, agatangira ari uruhinja, uko umwana arira, uko umwana yexpressinga icyo ashaka, iyo afite icyo ashaka ni uruhe rurimi akoresha kugira ngo ababyeyi babashe kumwumva. Urabona kuko abanza ikintu cy'amarira. Burya iyo umwana arize abatanze ubutumwa, uzanabibona n'ababyeyi uko bagenda bamenyera. Umubyeyi ashobora kumenya niba umwana arize kubera ko hari ikimukomerekeje cyangwa hari ikimuhungabanije, cyangwa se umwana arize kubera kuko ashaka konka. Ubwo bwoko bw'amarira buhari amajwi aratandukana ku buryo umubyeyi ashobora guhita amenya ngo uyu mwana arize kubera ko afite ikibazo, agatabara vuba. Aho rero ubwonko bw'umwana buba bucyoroshye. Ngira ngo mu buryo bwa siyansi hari ibyo bita pruning, nk'uko ubwonko bugenda bwikora, amanerone agenda yikora. Urumva ko ubwonko buba bukiri mu cyiciro cyo kwitondera cyane. Noneho umwana aramaze gukura, uko agenda batangiye kumenya kwiga kuvuga, ariko mu Kinyarwanda numva babyita guhoha. Rwa rurimi umuntu wundi adapfa kumva ariko umwana afite icyo avuze. Umwana rero muri kiriya gihe umwana aba yiga cyane cyane akoresheje ibyiyumviro bye, nk'uko twabivugaga. Umwana ashobora kurira, umwana ashobora kureba umuntu akamwitegereza, ndetse n'impumuro. Buriya umwana muto rwose aba azi gutandukanya impumuro y'umubyeyi we, mama we n'iy'undi muntu, cyangwa se akamenya no gutandukanya abo babana umunsi ku munsi, bamuterura umunsi ku munsi, n'abandi bantu bo hanze y'urugo. Ubu uzabona ko ashobora kumenyera abo mu rugo, ariko umuntu wo hanze yamuterura akarira. Ni uko aba ashobora gutandukanya niba ari impumuro y'uyu muntu wo mu rugo usanzwe n'umuntu waturutse hanze. Naho ni kenshi ababyeyi babivuga, cyangwa se no kubatandukanya gusa. Yego. Ngira ngo ababyeyi cyangwa se abakunze guterura abana barabizi. Hari ukuntu umwana ubwonko bwe bumenya vuba n'umuntu uje kumuterura atamuteruriye urukundo, mbese wa wundi udafite umutima mwiza akamufata umwana agahita arira. Ibyo ngibyo ababyeyi babivuga kenshi, kandi ngira ngo biba bifite impamvu. Nibaza ko ubundi psychology cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe ni ibintu ubasha kubona, byoroha kubibona. Ntabwo ari ibintu bidasanzwe bisaba gutekereza hirya inyuma. Ni ibintu byigaragaza, umuntu ashobora kubonesha amaso mu myitwarire. Ngira ngo nibyo twari tugarutse ku bijyanye n'imikurire y'uwo mwana n'ubwo buzima bwe bwo mu mutwe no kububungabunga. Kugira ngo tubashe kububungabunga, ni uko tubasha gusobanukirwa ubundi buba buhagaze gute mu buryo buri rusange, mu buryo busanzwe mu mikurire yabo. Umwana rero ava muri icyo kigero, bikaba ngombwa kuko ashobora kuba wa mwana w'igitambambuga, usabana n'abantu batandukanye, utazi gutandukanya umwanzi n'umukunzi, nk'uko abanyarwanda bavuga ngo igisekeramwanzi. Ariko ahangaha wamaze kuba igitambambuga bamaze kurenga cya cyiciro cyo ku mwana kuba ari igisekeramwanzi. Yego. Hanyuma umwana akava muri bya biganza by'ababyeyi bombi na famiye, akaba ashobora kuba yajya ku ishuri muri ya mashuri ya ECD, sinzi uko turayita, amashuri y'incuke. Yego. Wa mwana noneho akava
muri ya environment ya famiye y'umuryango gusa, akaba ashobora no noneho guhura n'abandi bana baturutse mu yindi miryango. Hariya buriya ikintu cyo kwitaho cyane ni uko wa mwana noneho ntabwo aba akibona ya masura amenyereye mu rugo gusa, ahubwo noneho agiye kujya gusabana n'abandi, kumva ko kurenga umuryango akajya mu muryango mugari. Hariya rero naho ni ahantu ho kwitondera, kuko umwana ariga, abarezi abamurera baba bakwiye kumenya ngo ese ni ibiki ari kubona, ese ni ibiki ari guhabwa, cyane cyane ko abana bari muri iki cyiciro biga cyane bitegereza. Ngira ngo sinzi niba utarabibona, igihe ufata nk'umubyeyi afata telefone agiye kuyivugiraho, ugasanga n'umwana nawe asa n'uwirwanira n'umubyeyi we kugira ngo ayivugireho, cyangwa se ubundi akaba afite ikindi kintu, agafata nk'ikindi kintu akagifata nka telefone. Yego, kwerekana ko nawe afitiye telefone. Yego, nawe akabishobora gufata ikintu nk'ahari telefone, niba ari igisokozo umubyeyi afata akisokoza, umwana nawe agafata cya gisokozo akaba ashobora kwisokoza, cyangwa agafata ikindi kintu agakora nk'ibyo umubyeyi abona ari kubona umubyeyi we arimo akora. Abana bari muri iki kigero cyose turagira ngo byumvikane neza, abadukurikiye bashobore kubisobanukirwa, biga bitegereza, observational learning. Biga bitegereza, umwarimu we ni wa wundi, uko yitwaye niko nawe yitwara. Ahangaha niwitwara nabi ntuzabwire umwana wawe ngo wowe witware gutya, bitandukanye n'uko witwara. Inyigisho y'ahangaha itangwa umwana yitegereza icyo abona abamukikije, ibyo barimo bakora nawe nibyo abashaka gukora. Uzabibona nk'umwana, niba ari umwana w'umuhinzi afata igiti nawe akagerageza guhinga, agakora nk'ibyo umubyeyi we arimo akora, cyangwa se umuntu mukuru bari kumwe. Niba ari ukubaza, asanze umubyeyi we abaza, nawe uzasanga afata akantu kameze nk'uri kubaza. Niba ari ukubaka, uzabona bubaka utuntu hirya no hino, umucanga, amabuye, udutafari n'icyondo, kugira ngo ukabona nawe arimo yubaka. Naho kugira ngo tutaza gutakara aho twaza kuhagaruka, ahubwo banze dusubire kuri cya cyiciro cya mbere cyo kwitegura isamwa ry'umwana. Kiriya cyiciro buriya gishobora kugira ingaruka gute, zaba nziza zaba mbi ku buzima bw'umwana utwitwe. Tuvuge kesi tuzi wenda byoroheje cyane, hari ababyara barafashwe ku ngufu, hakaba n'ababyara batarafashwe wenda ku ngufu, ariko kandi byari impanuka. Ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka ki ku mwana? Yego, ngira ngo birasa bidusaba gutekereza cyane kugira ngo turebe ese umubyeyi wafashwe ku ngufu, umwana uvuka kuri uyu muryango, noneho n'umwana wavutse mu buryo busanzwe couple yateguye, ngira ngo harimo itandukaniro. Urabona ko mu gihe umuntu yafashwe ku ngufu ashobora kugira ihungabana ryo mu mutwe, kandi rya hungabana afite na ya misemburo ishobora gutera, ushobora gusanga wa muhangayiko, wa munabi, kwa kutaryoherwa n'ubuzima, bishobora kugira ingaruka kuri uyu mwana. Ndatanga urugero, mu gihe umuntu amutwite agahora ahangayitse, ari butandukane, ashobora gutandukana n'umuntu watwite yabiteguye, ku mpamvu z'uko kuri we ni umunezero, ni ibyishimo, ni success kuri iyi couple yabiteguye, ariko kuri uyu wagize ibyago byo gufatwa ku ngufu ukaba usanga ahubwo ari umuhangayiko, ari umuruho, ari umunabi. Ibyo birakomeza rero n'igihe umuntu amaze kuvuka, uwo munabi, uwo muhangayiko ufitwe n'umuntu twebwe tureba, uragera ku mwana uri mu nda gute? Urakoze cyane. Ngira ngo umubyeyi, ubuzima abamo, umubyeyi utwite,
ubuzima bamo, ngira ngo na communication agirana n'umwana atwite, ngira ngo biraza kumvikana neza ko utwite afite ibyishimo nawe nibyo ari busangize na wa mwana atwite, ariko utwite ufite umunabi n'umuhangayiko nawe ibyo bimurimo nibyo ari buze gusangiza na wa mwana uri mu nda ye cyangwa se wa mwana atwite. Ariko bikwiye kumvikana neza, ntabwo ari ihame 100% ko uwafashwe ku ngufu iteka ryose azabyara umwana ufite ibibazo mu mitekerereze no mu buzima busanzwe, ariko tukomeze mu buzima bwo mu mutwe, ntabwo ari ihame wenda ko akomeza muri ubwo buryo. Nibaza ko ari nayo mpamvu kwa muganga buriya bariya bakurikirana ababyeyi batwite usanga babwira ababyeyi kujya baganiriza umwana uri mu nda, kujya bamukoraho bakamukinisha, ko usanga n'ababyeyi bakubwira ati koko ibyo bagiye batubwira birumvikana, umukoraho agasa naho yisimbije cyangwa akina ubyumva. Ngira ngo nibyo turimo tureba, uwo mwana kubitewe n'icyo urimo muha, ari uko kumuganiriza, ari uko kukominika nawe, ya communication umubyeyi afitanye n'umwana, gusa naho mugirana ikiganiro n'imibanire. Urakoze cyane, ni ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo aho rero niho uri busange ngo ni iki noneho yatanze kuri uyu, ari mu buryo bw'imisemburo, imisemburo yo mu mutwe iyo umuntu ahangayitse, iyo umuntu yahungabanye, imisemburo atanga kuri uriya mwana mu buryo bw'amaraso. Urumva koko biratandukana n'ibyo umuntu ashobora gutanga afite ibyishimo, umusemburo w'akanyamuneza. Ibyo rero bigira n'ingaruka n'igihe umwana amaze kuvuka, iyo umubyeyi atabashije kurenga cya kintu cyo cyihungabana ngo nakirenga noneho abashe gukominika, communication ye n'umwana ishobore kuba nziza, noneho atangire gutanga urukundo kurwishakamo. Nubwo iyo umuntu yahungabanye abashobora gukira ihungabana, akaba ashobora kongera kugira ibyishimo, noneho akaba ashobora gukominika na wa mwana ku byishimo. Niho mu gihe bitabaye bityo, bivuze ngo namara no kuvuka, communication y'umubyeyi n'umwana izakomeza kuba harimo akantu k'umushiha, k'umunabi, kutamukunda, kutamwitaho. Umwana hahandi usanga umwana umubyeyi yamujugunye. Wenda tugarutse aho ngaho tuvuge wenda ko umubyeyi yasamye umwana, amusamya mu nzira atatekerezaga cyangwa se atanifuzaga, ariko umwana aciye muri bwa buzima bw'umuhangayiko w'umubyeyi nyine utwita umwana adashaka, cyangwa se niyo yaba umushaka ariko akaba ahangayitse ko atabishakaga kumutwita. Tugize amahirwe wa mwana aravutse kandi avutse neza. Ese tubanje tukareba icyo gice kibanza, ubwo buzima umwana yaciyemo ari mu nda ya nyina, iyo mihangayiko yagize iri reparable ku buryo bwa bwonko bwa wa mwana niba aho avukiye akitabwaho neza, bushobora gusubirana akaba umuntu muzima. Yego cyane cyane ko ngira ngo no mu Kinyarwanda hari uko bivuga ngo umwana wanyuze mu buzima bugoye hari ukuntu avamo umuntu ahubwo ukomeye. Uzanabibona no ku mfubyi zitandukanye. Imfubyi iyo ibashije kubona uburyo ikura, ikabona buyitaho, ikarwana muri ya mihangayiko, bakunze kuba abantu bakomeye cyane. Buryo uzagira ngo no mu muryango nyarwanda bikunze kubaho. Tugarutse kw'abo bana rero, umwana wabashije gusamwa mu ubwo buryo noneho akavuka, nagira ngo mbere yo kuharenga ahubwo tubanze tujye inama kuko ibi ni ibibazo abantu benshi bacamo. Turabizi ababyara ari abangavu ni benshi, hafi ya bose uretse Irenga yobora ariko hafi ya bose baba barahangayitse muri ubwo buryo. Arahangayika ko atwite uwo adashaka, arahangayika ko iwabo bamwoke nabi, arahangayika ko yamuteye amwihakana. Urumva umwana ubuzima wabayemo, ibyo byose bihita bikwereka wa wundi atwite we abayeho gute. Ahubwo niyo mpamvu nagira ngo nabo ngabo bameze gutyo tutarajya kuwavutse, tubanze noneho tunabagera inama igihe bageze amahirwe bakabyara umwana akagera ku isi,
bya bindi wenda igihe bari batwite hari ababyirengagiza bakavuga bati n'ubundi icyo ishyano tutashakaga ryaraguye reka turyakire. yego uwo mwana umeze gute gutyo mu mirerere ye bamufate gute kugira ngo na bya bisigisigi bitazakomeza kumugiraho ingaruka? yego urakoze. ngira ngo iteka ryose umwana mu gihe habayeho gusama, umwana ntakwiye gufatwa nk'ishyano. ngira ngo umuryango nyarwanda ukwiye kubyumva, cyangwa se dukwiye kuwufasha kugira ngo byumvikane neza. umwana uburyo yaba yavutsemo cyangwa se yaba yasamwemo ubwo ari bwo bwose, mu gihe habayeho umwana kuba yasamwa, ababyeyi be bakiyemeza kumutwita, bakumva ko bazakora urugendo rwo kumubyara, umuryango nyarwanda ntukwiye kumva ko uwo mwana yakwitwa ishyano, kuko mu kumwita ishyano bihita bigira ingaruka z'uburyo azafatwa mu muhangayiko w'uko ababyeyi bamutwite bazafatwa muri icyo gihe, ndetse bikagira n'ingaruka amaze no kuvuka. Amaze kuvuka, uko bazamufata, uko bazamurera, urukundo bazamuha. Byumvikane ko umuntu wese wasamwe agatwitwa bikaba ngombwa kuko azavuka, ni umuntu ukwiye guherekezwa, ni umuntu umuryango ukwiye kwitegura kwakira, kandi ukamufasha kubaho, ukamuha ubuzima. ngira ngo tukiri nko kuri izo ngero z'ababyeyi basama inda wenda zitateganyijwe, cyangwa se nk'abakobwa mu rubyiruko inda ziterwa abangavu, icya mbere ni dukwiye kubanza kubigisha ko umuntu akwiye gutwita ubundi yabiteguye, ariko mu gihe bitateguwe umwana agatwita akanyura muri urwo rugendo, uburyo noneho we yitegura, abanza kwitegura, kubanza kwiyumva, kwiyakira ko atakiri umukobwa, ko yabaye umubyeyi, noneho yamara kwiyakira bityo akitegura ko hari uwazibaruka. hanyuma yamara kubyumva no kubyakira, agafasha n'abamuzengurutse bashobora kuba batarabyakira, ko buriya umuntu aza akavuga ati atwite inda, ubundi se waguteye inda ninde? Iyo wamaze kwiyakira, umaze kubyakira, bituma ashobora gufasha wa muntu kumva kuko iyi nda itakiri ikibazo kuri we, ahubwo izaba we yamaze kwitegura. hanyuma rero umaze kwitegura ko uzabyara, niho hazamo rwa ruhererekane rwa muganga kujya kwipimisha, nibwo hazamo ya mikoranire n'abajyanama b'ubuzima, nibwo haza ya mikoranire n'umuryango mugari kuba kwitegura, bityo wa mwana nazavuka akazavuka ari umuntu witeguwe. ngira ngo nari twahera aho ngaho. inshuti za City Boy TV cyangwa City B TV, twongere tubaha ikaze mu kiganiro cyacu, abagifungura channel, abakinjira kuri channel, cyangwa se bahereyemo n'ikiganiro hagati uko harimo ababikora. Tubibutse ko turi kumwe na Dr. Uzziel Manirareba. Dr. Uzziel Manirareba ni impuguke ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse akaba ari nabyo arimo gukurikirana mu mpamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza y'u Rwanda, yafatanyije na Duke University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu turimo rero tuvuga bisaba ko mubyitaho mukabikurikira, kuko ni ingenzi kuri sosiyete. Iyo ubyaye umwana wanyuze mu buzima bumeze gutyo, iyo ubyaye umwana agakura ubuzima bwe bwo mu mutwe butaritaweho, agahungabana, ni igihugu kiba kirimo kwangirika, ni iterambere ry'uwo mwana uba wangije, ni ubuzima bw'uba wangije. Uzziel rero twari tukivuga kuri wa mwana batwite muri bwa buryo, nuko abantu bagomba kumufata, kugira ngo turabizi hariho n'abamara kubyara bakabasigira ba nyirakuru, bagahita bigendera kubera ipfunwe cyangwa se izindi mpamvu, bakava aho ngaho bakagenda, umwana agasigara agorwa. Ubwo niho nshaka kuganisha ngira ngo mbaze, noneho umwana ufite wagize ubuzima bwo mu mutwe utameze neza cyangwa bujegajega, umubyeyi yamubwirwa n'iki? Yego, urakoze Oswald. Ngira ngo ubwo turavuga wa mwana ukiri muri cya gihe nyine
cy'imyaka mike cyangwa se amezi, aracyari muri rwa rwego rw'ubuhinja, ntashoboye kwivugira, ariko niho hahandi niyo twava ku myaka, ku mezi tukagera ku myaka kugera no kuri 5, niho hahandi n'ubundi kubyidantifiya ku mubyeyi birakomeye. Wenda ufite mu etape nk'impuguke babitubwiramo, ukatubwira uburyo umubyeyi ashobora kuvumbura cyangwa kudetekita ko umwana we afite ibibazo byo mu mutwe. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo mbere na mbere uko umwana wamenya niba ubuzima bwe bwo mu mutwe buhagaze neza cyangwa se bufite ikibazo, ngira ngo turahera kureba ngo ese umwana yavutse neza cyangwa se umwana yavutse wenda hari izindi intervention zidasanzwe zikozwe. Urugero, hari abavuka babakuruwe, hari abavuka bananiwe, hari abavuka byabaye ngombwa kuko umwana bakora cesarienne ku mubyeyi akamubaga. Ngira ngo hari uko umubyeyi ashobora kubagwa umwana bakamukuramo neza, umwana akavuka neza, ariko hari abavuka bananiwe, wenda hari nka za oxygene nkeya cyangwa se bavutse wenda batagejeje igihe. Ngira ngo ibyo zishobora kuba imwe mu mpamvu zishobora gutuma umwana ashobora ubuzima bwe bwo mu ntangiriro bushobora kuba budahagaze neza. Ariko tuvuge nko ku mubyeyi wabyaye neza nta ngorane zabayeho, bisaba kwitegereza umwana. Ese umwana akimara kuvuka yarize? Ngira ngo kuriya kurira nabyo bifite icyo bivuze, ari mu buryo busanzwe bw'ubuzima busanzwe, ariko ari no mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe. Ngira ngo n'impinja kwa kundi uterura umwana, ese umwana ubona kuko reflexe za mbere z'abana bari utuboko tuganzane ndetse n'amaguru. Ese ibyo birakora neza? Ushobora kwibaza ngo ese ibyo birahurira he n'ubuzima bwo mu mutwe? Ni ukuvuga ngo muri kiriya kigero umwana abasha kugaragaza ibimurimo bitewe akoze uko kuntu asabana, bibasha kukwereka ese afite intege, imbaraga z'umubiri, ese aronka neza. Aho umuntu ashobora kwibaza ngo ese birahurira hehe n'ubuzima bwo mu mutwe? Uzasanga nko ku bana bavuka bananiwe, bashobora kugira intege nkeya zo konka, bityo uko atabasha konka ukazasanga na nyuma za ntege nke hari icyari kizihishe inyuma, atari intege nkeya z'umubiri gusa, ahubwo hari n'intege nkeya z'ubuzima bwo mu mutwe, mu bwonko n'imyakura. Bityo ukazasanga nk'umwana niba yakabaye amenya gufata ikaramu, igihe yakabaye amenyera gufata ikaramu amaze gukura, ugasanga icyo gihe kizatinda. Niba umwana yakabaye amenya kubaka twa tuzu nka twa tundi twabonye mbere, ugasanga we icyo kigero cye kizatinda cyangwa se ntabashe kubishobora. Urumva aho biri guhura noneho za mbaraga z'umubiri ziri kugenda zihurira n'ubuzima bwo mu mutwe. Bwa bushobozi bwo kuba yashyira, niba ari umwana yashobora kugera mu kigero cyo kuba yakwigana nyina mu gihe ari guhinga, ubwo azasanga cya gihe gishobora kugorana cyangwa ntabashe kubishobora. Aho rero mu maza ya mbere bisaba ko umubyeyi yitegereza umwana we muri ya communication, kwa kundi baganira. Ese iyo amuvugishije, iyo amusekeye umwana nawe araseka. Ese yamuvugishije kuri kwa kundi muri beriso cyangwa se amuteruye, ibyiza ariko no kumuterura, kumwiyegereza kuruta kumushyira muri twa tuberiso two ku ruhande. Bwa bushyuhe na rwa rukundo na ya mpumuro by'umubyeyi n'umwana, kugira ngo bashe ya communication ikomeze kubaho. Nicyo mpamvu mvuga nti ibyiza no kumushyira iruhande rwe. Noneho ku bana bamaze kugera muri cya kigero cyo gukina, ese uyu mwana arakina cyangwa arigunga? Ese uyu mwana iyo akina ate? Ese akina akubita, ababaza abandi, akomeretsa abandi, cyangwa akina atanga ibyishimo mu mukino? Ibyo nabyo ni ibintu byo kwitondera no kwitegereza neza umwana akiri muto. Uzasanga hari nk'umwana ushobora gukina akina n'utunyamaswa twica, akanyamaswa abonye kose akakica.
biriya nacyo ni ngira ngo umubyeyi witegereza neza aba akeneye guhita abyibazaho, ese iyi myitwarire y'umwana akina n'utunyamaswa atwica gusa kubera iki, mu gihe undi mwana ashobora gukina n'utunyamaswa atworora, atwubakira akazu, aratwubakira ibiraro, yego. Ngira ngo aho naho ni ahantu umubyeyi agomba gutinda cyane. Ese uyu mwana aratanga ubuzima cyangwa afite ikibazo cy'uko yakwambura ubuzima n'ibimukikije? Aho ibyo ni ibimenyetso umubyeyi agomba kwitondera cyane. Ese umwana arigunga, ese umwana arasabana, ese umwana ahagaze ate mu marangamutima ye, ese umwana mu mikinire ye irajyana n'ikigero agezemo cy'imikurire cyangwa harimo gukererwa? Ibyo byose ni ibintu umubyeyi aba agomba kwitegereza cyane, akaba ashobora kugisha inama mu gihe abonye imyitwarire atekereza ko yaba idasanzwe. Wenda byo kugisha inama wazazigisha turabigarukaho nyuma, ahubwo tubanze nanone twibaze duse n'abazamukaho gatoya. Tubonye wa mwana ukiri hasi utaragera yewe no mu gihe cyo gutangira ishuri, ya myitwarire yose uburyo ifitanye isano n'ubuzima bwe bwo mu mutwe. Ndibaza rero noneho tugeze kuri wa mwana deja wageze ku ishuri, bigeze kuvuga ku kintu cyo kujya ufata ikaramu ugasanga ntibikunda, igihe akayifatiye ugasanga kiratindaho amezi cyangwa n'umwaka. Ibyo ngibyo bikagaragaza ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ashobora, kuko ntabwo bivuze gusa ko aricyo, kuko bishobora guterwa n'izindi mpamvu nabyo. Ariko tubona abana ku ishuri bose barigira hamwe, ariko ntibafata ibintu kimwe, ku buryo hari n'uwo burundu umwaka yigamo birangira nta kintu awufashamo. Ibyo byo tubwire ababyeyi ko bishobora guhura gute n'icyo kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Urakoze. Ngira ngo uzanye ingingo nziza cyane kandi igaragara. Nibaza ko ababyeyi bakwiye kuba ahangaha babyitaho cyane. Umubyeyi umaze gufata wa mwana wawe wakuze, witegereje, wahaye iby'ingenzi byose, ukamujyana ku ishuri. Noneho hariya naho ni ahantu ho kwitondera, ndetse bisaba nanone gushyiraho umutima n'ubwenge kugira ngo uyu mwana noneho ushyize muri iyi si nshya, niko navuga, muri iyi environment nshya, ahantu hashya. Ni ukuvuga ni ahantu wagiye guhura n'amabwiriza, amategeko, noneho hagiye gusabana n'umuntu utandukanye n'uwo mu rugo. Ni komande nyinshi ahabwa. Yego, ni komande nyinshi ahabwa. Urumva amasomo ndetse n'ingaruka, kuko mu ishuri buriya harimo ingaruka, burya gutsindwa harimo ingaruka. Ku gutsinda harimo ibyishimo, harimo guhembwa, harimo expectation nyinshi, reward harimo, ariko nanone mu gutsindwa harimo ipfunwe, ibihano, ikimwaro. Ndibaza ko bigiye guhura n'ipfunwe. So rero uribaza ngo kubera iki umwana abantu bagiye mu ishuri kimwe, bakigishwa na mwarimu kimwe, mu masaha amwe, noneho gufata mu mutwe bishobora gutandukana. Ngira ngo aho hazamo n'ibindi bintu bitandukanye. Ese umwana we yiteguye ate kuko kwiga? Ese isomo ni rihe arimo yiga? Ese mwarimu uri kumwigisha we arimo mwigisha gute akurikije imbaraga ze? Kuko abantu bose ntibanganya imbaraga, n'abana bose ntibanganya imbaraga. Imbaraga ndavuga ari iz'ubwenge, iz'ubumenyi, gufata mu mutwe, kwihuta cyane muri ya myitozo umwarimu atanze. Ngira ngo aha niho haziramo gutandukana. Ndetse hakazamo n'uburyo icyo wenda dushobora kuzaganiraho wenda twazabigira igihe cyabyo cyihariye cyo kubiganiraho, kuko ni ingingo ndende cyangwa se zitandukanye. Nicyo twakwita ubwoko bw'ubwenge. Buriya ubwenge buri muri ntuza zitandukanye, mu bwoko butandukanye. Reka nkandike ntabwo kazaducika. Abadukurikira n'ubundi icyo kiganiro bagomba kuzakibona, ariko wakomeza. Kuko ushobora kuzasanga umwana umwe atsinda neza mu mibare,
ariko ntatsinde neza mu ndimi. Mu gihe ushobora kuzasanga hari undi utsinda neza mu ndimi ariko ugasanga imibare yaramwihishe, ugasanga n'undi mwana yaba indimi yaba siyanse yaba icyo mwarimu azanye cyose umwana ahita usanga ari hejuru cyane yitwara neza cyane, ariko hakaba n'undi byanga, hari n'undi bishobora kugenza gake, uwo mwana ashobora kuba akeneye wenda icyo twakwita nka special need education, kwiga kuba yakwigishwa ariko mu buryo bwe bwihariye bijyana n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe. Rero niyo uko gutandukana ko bageze mu ishuri gushobora guturuka ku bintu bitandukanye, ariko nanone ku rundi ruhande birashoboka ko buri mwana wese ashobora kubona education ijyana n'ubushobozi bwe. Ndumva ari icyo umuntu yabirebaho mu gihe wagerageje umwana ukamuha environment nziza mu kwiga, mu gihe wagerageje ukamuha umwarimu mwiza ukamushyira muri condition nziza n'abandi, ukamuha ibikenewe byose, ukabona ntarimo atsinda neza nko kimwe n'abandi, hari uko ushobora kumuha noneho ibijyanye n'ubushobozi bwe. Ariko se nyine icyo nagarukagaho ngo ntaho bihuriye n'ubwo buzima bwo mu mutwe bwe uko baba baramufashe imbere y'igihe, ibisigisigi buba bwaragize uko bamufashe. ngira ngo wenda byaterwa n'ubushakashatsi bugiye butandukanye wenda abantu bakora, wenda hari nabe, ariko twemeranya ko umuntu ashobora no kuba yarabonye byose hasi, nta n'ikibazo kindi afite kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko ntabatsinde neza, birashoboka. Ariko n'abandi banyeshuri bashobora kudatsinda neza bitewe nanone n'ubwo buzima bwo mu mutwe bwabanje guhangayika, kutagira mu marangamutima yabo, ugasanga ntibahagaze neza mu buzima bwo mu mutwe bw'abana. kugira ngo turanabihuza, dushaka kubihuza n'imibereho baba babayeho no mu miryango. Tuvuge niba umwana afite ababyeyi barimo ufata ibiyobyabwenge, harimo se ababyeyi bahorana amahane n'intonganya mu muryango, harimo ibibazo byinshi bitandukanye. Noneho umwana akaba yajya ku ishuri icyo gihe adatekanye. Ntekereza ko kugira ngo uraza kubidusobanurira neza nk'impuguke, ashobora kugera ku ishuri mu gihe abandi barimo kwiga ibyo biga, akaba atekereza bya bindi byabaye mu rugo, n'ukuntu ashobora kuza kubyisanga amageze mu rugo n'ubundi. Yego, urakoze. Ngira ngo ahantu rero ubuzima bwo mu mutwe hari buzana akantu k'umwihariko. Hari umwana ushobora gusanga afite iwabo bameze batyo mu muryango udashobotse, ahubwo ugasanga ku ishuri ashobora ugasanga aratsinda neza, ariko ugiye kubishyira ku munzani nibo bakeya, kuko umuntu ushobora kurenga ya mihangayiko, akarenga bya kibazo cy'amarangamutima, kuko urumva mu muryango aho ababyeyi barwana, banywa ibiyobyabwenge, banywa amatabi, banywa ibiki, ari abasinzi, urumva ntibabona n'urukundo batanga kuri bariya mwana. Ariko hari ubwo usanga nubwo ari zishobora kuba nkeya ugiye mu bijyanye n'ubushakashatsi, ariko hari aho usanga abo bana bashobora no kurusha abandi. Ariko wareba ku rundi ruhande ugasanga hari aho bibangamira, ahubwo umwana ugasanga n'ubwo mwarimu niba arimo yigisha we ari mu rugo, akiri mu rugo arira yigunze, yitekerezaho, atekereza no ku muryango, aho gutekereza ku masomo. Ngira ngo aho ngaho icyo gihe biganisha mu gutsindwa. Ngira ngo niyo mpamvu buriya abarimu bagira psychology y'abana. Niyo mpamvu umwarimu hirya yo kwigisha amasomo aba agomba kuba ashobora no kuganiriza abana, akamenya ngo ese uyu mwana ndimo nigisha ninde, ese afite imibereho ye yo mu rugo iteye gute, ese hirya iyo avuye ku ishuri ni gute yisanga mu muryango, ese umuryango umufasha mu kwiga, ese umuryango umufasha mu marangamutima ye, ese umuryango umufasha mu bijyanye n'imibanire n'abandi. Uzasanga hari nk'abana buriya n'imiryango ihana, cyangwa se ugasanga umwana we umuryango umugumisha mu gipangu gusa, adashobora gusohoka igipangu ngo abashe kuganira n'abandi, kujya aho abandi bana bari. Ibyo nabyo ubwabyo bikamubera isoko yo kumukomeretsa.
ugasanga umwana ashobora ugasanga bituma birashyira icyo twakwita nk'inzitizi ku mbaraga yakabaye akura mu gukina n'abandi. Niba yagiye gukina n'abandi hari ibyo arabigiraho, ariko kubera ko umuryango umugumisha mu rugo gusa, ugasanga wa mwana ameze nk'uwamugariye mu rugo, bityo atabasha gukoresha za mbaraga ze kugira ngo abashe kujya mu isi iri hanze y'umuryango. Nibukije ikintu, kurera biravuna. Yego. Kurera biravuna, kandi nayo mpamvu nagiye mbyitsaho cyane ingaruka z'ibyo umwana abona mu rugo, ahura nabyo mu rugo, n'ubwenge bwe mu ishuri. Yego. ngira ngo ubu ndagira ngo mbihuze n'ubushobozi bwo kuvumbura. Yego. Ubona niba ari ubukene twifitiye mu bintu no mu mutwe, naho ndahashyiramo, usanga umwana arimo gukina, wenda afashe nk'isahane ashatse kuyihindura nk'imodoka cyangwa ikindi kintu ubwe deja yumva ashaka. Ubu deja urabyumva aba yavumbuye, niba afashe isahane akayashyiraho ipfumura, agashyiraho udupine, agakurura ikagenda nk'imodoka. Noneho umubyeyi yayibona agahita akubita, akamutuka, akamubwira nabi, agakubita, urangiza, wakigoryiwe, wakiwe. Ibyo byose nabyo ndagira ngo tubigarukeho, ubwire ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu bakurikiye City Boy TV ushaka kugira ingaruka ki ku mikurire, byaba mu gihagararo no mu bwenge by'umwana. Yego. Ngira ngo utanze urugero rufatika kandi rwumvikana. Umwana muri kwa kuvumbura kwe, ngira ngo harimo no gukora ku bijyanye ubwenge, ariko gukuza ubwenge biturutse mu mpano yifitemo, mu kugerageza ibintu no kurema isi, ariko icyo twakwita nko gukora ni nka laboratwari. Uyu mwana afashe isahane arayiterateranyije kugira ngo wenda we yumva hari ukuntu yayikuramo imodoka. Aho kureba imbaraga ziri muri uyu mwana, birumvikana nk'uko wari ubigarutseho, kurera biragoye kandi rimwe na rimwe bisaba n'ubundi bumenyi, ndetse bigasaba nuko hari nuko umuntu atarera wenyine, umubyeyi ntanagishe n'inama, bigafata inkoni agakubita. Icyo gihe ufashe wa mwana ni nk'aho umufashe za mbaraga zose yari yashoye, ukaba umubwiye ntuzongere kugerageza ikindi kintu. Bityo rero umwana ufite nk'uyu ugerageza utuntu nk'utu ngutu, ahubwo ari ibishoboka nk'uko babivugaga, wari bizanyemo ikibazo cy'ubushobozi, umuntu yakwiye kumushakira ibindi bikoresho, ibindi bikinisho byatuma ashobora kunoneho gufata za nzozi ze, gufata bya bintu yari arimo akora agerageza, ku buryo noneho ashobora kubibyaza ibindi. Ahangaha ari naho umuntu ashobora kubona n'impano z'umwana, impano umwana yifitemo, bityo ukaba ushobora no kuba wamufasha muri bwa bumenyi bwe, muri bwa burezi bwe, muri bwa bwenge bwe, ku buryo ushobora nawe uburezi bwe bushobora gushingira kuri iyi mpano yifitemo. Nibaza ko nacyo ni ikintu cyo kurebaho cyane, wenda nibaza ko tutaganira ubu ngubu, ariko muri kwiya gukina kuri uriya mwana, ufata ibikoresho bimwe akabihinduramo ibindi, ahubwo byari bikwiye kuba bitwereka, cyangwa se byari bikwiye kuba byereka umubyeyi impano uyu mwana afite yihariye itandukanye, bityo yanashingirwaho na bwa burezi. Bivuze neza, ari ngeri nawe twagize amahirwe yo kwigira ahandi hatari muri iyi sosiyete yacu, tukaba dushobora kwigana n'abanyamahanga, nahuye n'abanyaburayi kenshi. Yego. Ugasanga mu ishuri bya bintu byo gufatira mu ishuri, yego, ntiyo wanyura gute kugira ngo azagukurikire biragoye. Ariko mwajye mu buzima bwo hanze, kubera ya creativity yavutse, agakura bamuha ubwisanzure, agakora ibyo ashaka, akavumbura. Ugasanga muri creativity cyangwa se kurema, kuvumbura, ibi byose ntaho twahurira nabo, baraturenze kure. Nayo mpamvu buri gihe usanga umwirabura cyangwa umunyafurika
abona umuzungu akamubonamo nk'ikintu kidasanzwe n'iki nibiba byaraturutse muri ya miterere ya sosiyete tubamo ariko ntabwo rero ko ari bo baba bazi ubwenge kurenza abahangaha. Yego, ibyo nibyo twabyemeranyaho kuri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo hariya niba umwana avuka akajya nko muri laboratoire ya chimie akamenya kuvangura chemicals, akaba ashobora kuvanamo ikintu runaka cyangwa se ashobora kwigira kuri se cyangwa se mukuru we uri muri laboratoire. Hano natwe dufite za laboratoire. Niba umwana ashobora kubona se aragira inka, nawe akaba ashobora kugerageza kuziragira, nayo ni laboratoire. Ntabona kama ejo nawe agashaka gukama. Yaba kama nawe agashaka gukama. Kuko uburezi ubundi buba bugomba kujyana n'umuco. Nibaza ko urimo cyenagereza gukora muri laboratoire wenda azakora imiti, ariko uyu nawe ubonye papa we aragiye inka akama inka, nawe akamwigana nawe ubworozi buradutunze, ubuhinzi buradutunze. Rero uganisha nuko nawe ahubwo azakora atekereza guteza imbere bwa buhinzi, akaba ashobora no kubunoza akanabukora neza, kandi hano muri sosiyete burakenewe. Bityo rero umuntu akaba ashobora kuvuga ati ni byiza ko umuntu areba impano iri mu mwana. Erega ntabwo dukeneye nanone ku rundi ruhande kurera umuntu nk'uko abiriya babikora. Dukeneye kurera umuntu wo mu muco wacu uzigirira umumaro, akawugirira n'abandi, akawugirira sosiyete. Bityo rero nibaza ko mu gihe tubyumva dutyo, nubona umwana afite impano mu buhinzi, nibaza ko ukwiye kuba umufasha kuba umuhinzi mwiza, kuba umu-engineer cyangwa agronome mwiza, ukaba wamufasha akaba agronome mwiza, engineer agronome mwiza, aho guhora utekereza kuko umwiza ari uzubaka etaje nkazi zituzengurutse mu mujyi wa Kigali, azubaka imihanda. Abafite izo mpano barahari, nabo bashobora gufashwa, ariko n'uyu ufite inzozi zo kuba engineer agronome akaba yafashwa muri ubwo buryo. Nagira rero ngo noneho twongeye tugaruke gatoya dutekereze kuri iyo mirerere, kuri iyo myitwarire, noneho dutange inama rusange. Tujya tuvuga kuri buri byiciro, tugaragaza uko umwana wavukiye mu buzima bumeze uko nguko umubyeyi yagombye kumutwara, ariko muri rusange tugize inama ku babyeyi bakibyara cyangwa bafite abana bato, icyo bagombye gukora kugira ngo b'abana bagire ubuzima bwo mu mutwe butekanye, kandi ubu ubuzima bubategurira kuba abantu babifuzamo mu myaka iri imbere. Yego, ngira ngo buriya gutanga inama nabyo mu buryo bwa rusange bisa n'ibigora, ariko umubyeyi wese akwiye kuba agirana umushyikirano wuzuye, icyo nakwita nka communication n'umwana we, yaba amutwite, yaba yamubyaye, yaba ku kigero icyo ari cyo cyose. Umubyeyi akwiye guha umwanya umwana we mu kumwumva mu buryo bw'amarangamutima, kumwitegereza, kuganira nawe, kumwubakamo ubushobozi, kumuha urukundo, kumwitegereza mu myitwarire ye, aho abona imyitwarire ashidikanyaho, umubyeyi akashobora kugisha inama, cyane cyane ko nkunda kubigarukaho, ubu muri iki gihe abo kugisha inama barahari, ababyize barahari, ababisobanukiye barahari. Dufite abajyanama b'ubuzima batwegereye hasi ku mudugudu, dufite ababyize babihugukiye kuri centre de santé, ndetse yeme no ku mirenge no ku kagari, aho wagera hose ushobora kubona ubufasha bw'umuntu wabyize uri hafi yawe. Nibaza ko aho umubyeyi hose ageze aketse imyitwarire abona ko idasanzwe ku mwana we, akwiye kuba ashaka ubufasha ku babizobereye, ku babyize, bityo bakabasha gufashwa. Cyane cyane ko baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito,
umwana mu mikurire ye biroroshye ko ashobora no kwiga imico umubyeyi abona ko atari myiza cyangwa se ingeso ntabwo ari imico, kuko imico iteka ryose iba ari myiza ariko ingeso ziba ari mbi. Bityo igihe cyose abona umwana we yize ingeso atekereza ko atari nziza cyangwa se zitaboneye, ni ngombwa ko agisha inama akakumira bikiri bugufi, kandi amazi ntaba ararenga inkombe. Biba bishoboka ko umwana yafashwa agakura akazigirira umumaro akawugirira na sosiyete. Agisha inama, ariko izo nama uyu munsi arazigisha nde? Yego, arazigisha nde? Ngira ngo abahugukiye ubuzima bwo mu mutwe barahari kuri centre de santé, ndetse n'ibigo. Ngira ngo mu Rwanda haba n'ikigo mbonezamikurire, ngira ngo hari n'abajyanama b'ubuzima, ubwo nyine ni mu nzego z'ubuzima, kujya kwa muganga. Ngira ngo aho hose ni abantu bashobora kuba yakwifashisha. Ariko nanone ku rundi ruhande n'umuco nyarwanda, abakuru hari uko bafite ubunararibonye mu kurera, abo nabo si abantu bo kwirengagiza mu bijyanye no kurera, gutanga uburere buboneye. Arakoze Dogiteri Uzziel Manirareba. Twaganiraga ku buzima bwo mu mutwe bw'umwana, twaganiraga ku buzima bwo mu mutwe bw'umwana kuva gisamwa kugeza nibura agejeje nko mu myaka 7. Uko wamenya ko umwana ameze neza, ko nta kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe afite, cyangwa se uramutse umubonyeho imyitwarire idasanzwe, uko wabigenza kugira ngo umenye niba adafite icyo kibazo, kandi yaba anagifite akagira inzego yegera nk'uko twazibabwiye z'ubuzima zitandukanye, bakamufasha umwana akaba yavurwa hakiri kare, akazabamo wa muntu wifuza. Tuzakomeza rero tuganira cyane kuri sije nk'izi ngizi n'impuguke, ariko namwe mutandukanye, abafite ibitekerezo, ibibazo ku bijyanye n'iki kintu cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ngira ngo kaza ni nyinshi cyane hano mu Rwanda, n'ibibazo turimo uyu munsi dufite, uko sosiyete ibayemo, biragaragara ko bituma byiyongera, ariko twakumira. Ubu rero waba afite ikibazo, ikindi kintu yumva twaganiraho ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, muraza kubona nimero zacu cyangwa se mwanazibonye hasi, ubwo mwatwandikira tukajya duhora tuganira, byose bigamije mu kubaka umuntu muzima, mu kubaka u Rwanda twifuza. Turabashimiye. Murakoze cyane.